nzakubebeza. Nataha nagera Kayonza ikaserekeza mu Butare. Ndeba ba pasiteri nshimye bampanuriye cyangwa se ba Edouard cyo gihe pasiteri ya pasiteri yari mwari. Ndeba ba Edouard bampanuriye, ndeba abandi bantu bampanuriye, natekereza mu mutarangiye ko ari nko mu kuzimu. Mvugane data wa twese ko mvuye mu murimo wawe wanyejeje ukandura. Uriya muntu wisabira gupfa ntimukamurenganye, abafite impamvu. Abyumvise abafite iki? Yesu nashimwe. Naragendaga ndagera aho ngaho nyibuka ko Mukantagara. Ntabwo ndi bukubwira uwo ari we, ndakubwiye Mukantagara. Ariko murahari? Hari igihe uvukira habi, ukigira habi, ugashakira habi, yego, ukaba mu itorero ribi, byose bikakubana imyaka igeretse ku myaka. Vuga ngo birababaje. Ko murakumvise? Yego. Nitwa ntaho bavukiye Eugene. Waryumvise ko nitwa? Kandi avutse n'umwana w'imfura. Batambuga na Nyiramabega, aho banyise Rukundo, aho banyise Muhuza, aho banyise Gira neza. Banyita ntaho bavukiye. Mama nyogokuru yumvise indazira aravuga ati oya, ahubwo ndamwita Rutayisire Emmanuel, hafata ibya papa rya ntaho bavukiye. Ntaho? Iryo ntaho bavukiye ndarikurana, ngigana muri primaire namurikira ntaho bavukiye. Babyumva ariko mu bana 50 twigana nkaza n'uwa 50. Ntaho? Ndarikomezanya mu wa kabiri, ndarikomezanya mu wa gatatu. Nibera wa kangahe? Iyo nagiraga ingorane nakurikirwaga na babiri. Ntaho? Ndigeraga mu wa kane. Ubati ubizishe Monika tigeza mbe kumwa wita ko. Ndangiza nzi kubiririmba ariko ntazi icyo bigize gute. Naho kuri. Naho? Ninda ndangiza mu mwaka wa 7 primaire. Naramenya cyo ubati wize bivuga. Umwanya wanjye ari wa wundi. Icyakora nari nzi kuririmba no gushushanya. Nzi no kwirukanka. Natayira nayo imirimo y'amaboko. Ubwo ni 20 muri gatigisi mungabonamo dukeye. Mu Kinyarwanda ibintu byo kwandika, ibintu by'imibare, ibintu by'ifaransa, iby'uciciro by'amateka 0. Aho kugira ngo nkomeze naho bavukerera murikiranja gukora ubugoyi. Nkora kwa Munyakazi, nkora kwa data wacu Burinda, nkora kwa Jidiya, sinjye wahera. Aho naho bavukiragira gute biramurikirana. Ingeza muri Kongo. Ko murahari cyangwa ni muhari? Ngeze muri Kongo n'imyaka yanjye 19 nshaka umugore. Ntaho? Bandi ngo bagira ukwezi kwa buki. Icyumweru natangiranye n'icyami babaro. Ni cyaki? Umugore atangiye kunca inyuma tumaranye iminsi 3. Ntaho? Ntagira gusenga ngo Mana nabyara azabyara umwana wanjye. Mu bana banjye bose bafite imitwe nk'iyanjye, bafite isura nk'iyanjye. Murahari? Uwo tutasaga yarapfuye, yaravuka mu turegera sinjye wahera. Ntaho? Ndane abavukiye rero ndari banje ndacuruza muri Kongo, noneho biragenda ndatangira mbona amafaranga maze kugira miliyoni 11 ngo sare. Ntabwo nari bosi zamanu. Maze kugira amafaranga ndatashe ngeze ku mupaka, umuhungu twari inshuti, twari tuzingara, bari bazi ko n'umukongomani. Tugeze ku mupaka ahita ntanga mu basirikare bitaga abakontinja barindaga mu nkambi, bavuga ko mfite amafaranga yamaze naho nayabitse, bayanyaka yose nsigarana ubusa. Ndwara ngira ku kadi. Aho
ngo ntabwo ndi wakumva bwose rero. Nyuma y'ako ndaje ngeze mu Rwanda iwacu kurisha kwa Nyiramabenga, njya kuba muri salo ya mama. Numva muri salo n'umugore nyine n'umwana w'imfura na mama mu cyumba n'umugabo witwa Hitimana wamwinjiye n'abashiki banjye mu kindi cyumba, n'ihene muri korodoro. Naho agiye kuma mama hanubaka amahanu aheruka guhingwa datakiri 92, najya mu biti isuka igasubira hejuru, nubaka inzu y'amateka. Iyi mvura yabaga yise hanze n'ibyo wanjye yabaga ishotse, yabaga igize gute. Rimwe baramu banjye baransura, bansuye nubwo ni murumuna wa madamu na mukuru we, bansuye muraho baraza, maze madamu turabaraza hehe, aturage ngo tubigenze gute kureba imvura kugenda munsi y'urutara, tubaryamisha munsi y'iki. Ntukarenganye bapfa, hari igihe batwika amazina amabaka dukurikira, ariko twagera muri Yesu, twagera muri Yesu bigahinduka. Izina rirankurikirana ntaho bavukiye, barumuna bakuru banjye bo kwa mama wacu baransura. Imvura irakuba nanone, imajije gukuba. Madamu ati ko wamajije ngo bakuru banjye na barumuna banjye turabaraza, none we turabaraza hehe? Ni gahunda ni ya yindi sisiteme hehe. Aba bene mama iyo bambonye ku ma YouTube, iyo banyumvisha kuri radio, iyo bambonye kuri televiziyo, bahita bambwira ngo uribuka uturyamisha munsi y'urutara. Reka nkubwire, wirenganya bavuga yego, ihanganira icyo kigeragezo, ahubwo usenga Imana ba bantu bakuvuze barame, none bizagutabara bagize gute. Ikintu kibabaje ni ukuza imbere y'Imana uzivuga ngo Mana n'akanyarutoki banamwishe ngo Nyirangazare banapfe, ukazamuka akanyarira wikoreye akanyarutoki, wazamukanye ibyifuzo byawe ukavuga ngo narame abana bantabanye. Navuze ngo amen. Nibamara gupfa n'ingizabibu ninde? Bene mama baranyonga tuvindi mwari nge mwana w'imfura. Barangije baravuga bati rero ntabwo tuvindi mwe, bakajya babaza mama ngo mbese ma ubundi turavuka. Bareba ukuntu baresha, bareba ukuntu bameze, nanjye narakubiswe mu bitwe. Ubundi turavuka. Ati se ntimubona ko ari inzobe nanjye? Akaba ari ako gati rufungira. Yesu nashimwe. Ageze ngo arapfuye bose bahita banyihaka. Imana inyicira umwaka uvuga ngo kagira inkuru. Bavuze ngo amen. Kandi mwavuze ngo amen. Yaba yavuze ijambo ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byari bwo kugira gute kujijuka. Icyo kibazo ufite niho hari igisubizo. Igisubizo gipfunyitse muri icyo kigeragezo. Sehashika bavuga ko ntera umwaka byarumvikanaga. Imana yarambwiraga ngo nkabyuka nkagenda ngo nzenguruka nkagera ku muntu ngo ugire iherezo ryiza, agahita apfa. Nagera ku wundi ngo ugire iherezo ryiza, agahita apfa. Abamurwaje n'abandi bari kumwe bakavuga ngo ntera umwaka. Yashaka kungaburira ikambwira ngo genda kuri runaka ndakubwira icyo umubwira, ngaho nimuzinga imyenda muhambire ibyanyu mutaha, Imana iramukijije. Ibyo bamuzaniye n'ibyo bari bafite bakabinsigira, ubwo nkaba ndariye. Iyi Mana irakora cyangwa ntikora? Irangije inkiza sida ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2007. Iki ni igipapuro cy'abarwayi ba sida. Ni igikarito cya mbere cyararangiye, iki ni cya kabiri. Iki cyaturutse muri Taraka cyemezaga ko ndwaye sida.
urwaye iki? Imana inkiza sida inyiriza muri icyo cyumba. Sinigeze njyayo ngiye gusengera gukira, nagiyeyo ngiye gusengera gupfa. Urabyumva? Ariko noneho nkazibonera ubugingo. Ikindi cya kabiri, hari harimo abarufonsina bamanuriye ngo nzajya mu mahanga, harimo abajoze bamanuriye ngo nzicarana n'ibikomangoma, hari harimo abitwa Damascene wari waramanuriye ngo izanyicaza ku maradiyo n'amateleviziyo. Ndangije ndavuga ngo ubwo agiye gupfa reka njya muri icyo cyumba ngipfiremo babafunge kuko bahari. Wari uzi ko ntabwo nigeze njyayo ngiye gukira, nagiye ngiye kugwa muri icyo cyumba bakabafunga kuko bamanuriye iki? Ibinyoma. Hari ubuhanuzi Imana abahanuzi baguhanurira nk'uko wazana pasiteri akaguhanurira, wowe waje gushaka kawunga kari buhite agashira, Imana ikakubwira ngo iguhaye inzu, iguhaye kugaburira abantu kandi wabura. Ibyo bintu urumva bihura? Suri butaye wamurakariye mukomanje umubwire ngo iby'Imana bitandukanye n'ibyawe. Amen. Njye nagiye muri icyo cyumba ngiye gupfiramo ngo babafunge. Urabyumva? Ariko ngezeyo bari bantwaye ku igare, nari nirundarunze kuko kwa muganga bari baranyirukanye nsigaranye abasirikare 7, b'imikiro 41 nibwo banyirukanye, ariko nageze mu rugo cyari cyaramaze kugabanyuka. Mu cyumba kaje vuba iriya mu majyaruguru aho bita kwa Simoni, umuntu umwe yaje kunsura arambwira ngo yigira agatege wari kuzaza mu rugo. Murumuna mukuru wa Kazunguriya watwaraga regional, mutabaro watwaraga regional, uriya murumuna mukuru witwa Rutagengwa niwe wajyaga njyana ku igare ndwara, niwe wambanye urutongo ndwara mu bitaro, amambiriye kuki ku igare. Reka mubwire nshuti yanjye, haleluya. Sese Imana ari bijyanye nabiberetse, hari ibindi bisigaye kinakiberetse, n'iki nakiberetse, ibi nibyo bisigaye. Ese nashimye. Ngeze muri icyo cyumba cyakaje vuba, banyica baranterura banyicaza mu nguni. Bamaze kunyicaza mu nguni barabanza baratugaburira, dutangira gahunda tumaze kurya. Barangije baratura, njye n'abagombaga kunyatuza bitewe n'uko nari meze n'ubundi nari narapfuye. Ndangije batangira guhimbaza, barahimbaza Imana iti no mubanze mwihane. Barongera basubiramo. Wari uzi ko ushobora kutubera ikibazo ugatuma abantu benshi batabona umugisha? Ko ntawe uba wakuzanye wajya uza hano watuye cyangwa ukihana bikaranga. Barangije barasenga Imana iti no. Barongera baratura, umukecuru w'umwuka w'Imana araza aranyegera ati mukozi w'Imana we ntacyo wakatura. Barabyinaga niwe ukabyina umutu mu bintu bibaho. Buriya nabyo ibintu byose ni ibibazo, ibintu byose ni iki? Urusenge uko nabyinaga kera niko ntibyina. Ndazamuka bino bigakura, nazamuka bino bigakura. Napimaga ikiro senga none ndapima 70. Ubwo se urumva byamura kimwe? Wayikomeye amashyi niba ntashaka. Kandi nanone ngo amen. Aba turi kumwe, haleluya. Biragiye muri icyo cyumba nanjye ndavuga ngo Imana imbabarire. Murabyina nkabatuka, Imana imbabarire. Nanjye Imana imbabarire kwifuza gupfa, Imana imbabarire kwiheba. Natura nimara kwatura Imana iti we, haleluya. Uyu munsi buri muntu wese arabona ko Imana ishobora bingahe byose. Avuga nuko Satani ahita azarambwiriza, arambwira tubona urapfa ariko ntabwo bari bugafunge kuko nta kwizera nari mfite muri cyo. Yarambwira ati urapfa ariko bo ntabwo bakibafunze, kandi njye nashakaga ko bagira gute. Barangije bararirimba batera indirimbo ya 16 ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Barayitera bagera ku gitero cya nyuma kivuga ngo nanone uko bishoboka nzajya ngira gute.
ako kanyuma rero ngo no mu ipfa ryawe itari irya nyoko wanyu itari irya se wanyu no mu ipfa ryawe iryo zina iryo ryande niko rizagira gutera maze barufonsina bashyiramo agakorasi barabyina barahimbaza barayitereta barayikuyakuya ku mutima nimwikuyakuya ariko mushobora gufungwa kuko ntabwo muzi sisiteme uko barimo guhimbaza haleluya baba baricaye gatoya uwigisha ijambo bagiyeho adusomera ijambo ryo mu byahishuwe igice cyaho cya 20 ku murongo wa 5 21 umurongo wa 5 bavuga iyicaye kuri yane iravuga iti dore byose ndabihindura bishya iryo jambo ryo kubangira bihindura yazanywe no kwuzura umwuka wera aho narindi mu nguni nuzura umwuka wera yavuze ngo kamera bose babonye ko mpagurutse uwigisha yiterekera basubizamo cya gitero ngo no mu ipfa ryawe ngo iryo zina rizagira gute uko barishyizemo barasirimba ubwo nanjye ngumva agatege karimo karaza wajya ugera mu nzu y'Imana ndasirimba icyunzwe kiraza ndabwira abantu ngo sida yagendeye icyunzwe ndasirimba bakirangiza gusirimba bahita bakubitamo ya korasi ngo zikurinda Yesu mwami wanjye we muzikurinda mwana we Yesu mwami wanjye yewe narakubonye kurinda bikomeye kurinda Yesu we haleluya ndayisirimba ndavuga ni n'ubundi ninshaka mfe urabyumva ariko mfe ndimo gusirimba ugeze mu nzu y'Imana uko bishoboye ugenda nushaka kugira gutya gusa byonyine ariko Imana